Uyu ni wa mwanya twahariye umuscientifique w'umunsi, aho tuba twaguteguriye amateka, ubuzima n'ibikorwa by'indashyikirwa uwo muscientifique aba yaragezeho. Iyo ukomoje ku bihangange byabayeho muri siyansi, bigahindura byinshi mu mateka y'isi, bibinyujije mu butabire, ubugenge, imibare ndetse n'ibindi byinshi binyuranye, bamwe bibwira ko ari abagabo gusa. Bagiye bakora izi mpinduka nk'uko amazina yabo akunda kumvikana kenshi, ariko siko bimeze. Kuko hari n'abadamu bakoze byinshi muri siyanse bihambaye ku rwego umuntu atapfa kwiyumvisha. Akaba ariyo mpamvu kuri uyu mugoroba tugiye kuganira ku mudamu wabaye indashyikirwa muri siyanse ku rwego rw'isi bitewe n'ibikorwa yakoze bihambaye. Uyu akaba ari Marie Curie. Marie Curie yabaye umudamu ukomeye cyane muri siyansi. Akaba yari inzobere mu bugenge ndetse no mu butabire ku rwego rwo hejuru. Curie yavukiye mu gihugu cya Pologne, ni ku mugabane w'Uburayi. Hari mu mwaka w'1867 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mu gace kitwaga Warsaw. Ababyeyi be, papa yitwaga Władysław Srokodowski, naho mama we akitwa Bonisława Srokodowski. Avuka bahise bamwita Marie Curie Srokodowski. Iri zina Srokodowski ryari izina ry'umuryango. Nuko arakura aza kuvamo umudamu w'igihangange muri siyansi ku rwego rwo hejuru, bitewe na byinshi yagiye avumbura byagiriye akamaro abatuye isi. Gusa yaje kubura ubuzima hakiri kare, kuko afite imyaka 66 y'amavuko yitabye Imana hari mu mwaka w'1934 ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 mu gace ka Saint-Lemos Pass, Haute-Savoie mu Bufaransa. Akaba yarazize indwara ya anemie cyangwa indwara yo kubura amaraso. Icyo gihe yagiye yaragikenewe cyane, ariko asiga ibikorwa bihambaye muri siyanse turi bubone muri iki kiganiro. Ari nabyo byatumye ashyirwa ku mwanya wa 5 mu bascientifique 10 bahinduye byinshi mu mateka y'isi, aho aza kurikira abascientifique bamenyekanye cyane nka Nikola Tesla, Albert Einstein, Sir Isaac Newton ndetse na Louis Pasteur. Reka tubanze turebe ubuzima bwa Marie Curie kuva mu bwana bwe kugera aho avumburira byinshi bitandukanye byatumye amenyekana ku rwego rw'isi yose. Marie Curie yavutse ari umwana wa 5, akaba yari umuhererezi mu bo bavukana. Kiriya gihe avuka mu mwaka w'1867 yasanze umuryango we bitameze neza, kuko bahoraga bimuka bitewe n'akaduruvayo kahoraga muri kariya gace bari batuyemo ka Warsaw, kuko icyo gihe kagengwaga n'Uburusiya. Abanyapolonye bo ntago babyihanganiraga, kuko bahoraga mu myigaragambyo ikomeye bagamije ubwigenge busesuye. Ibi rero byatumye umuryango wa Marie Curie ukomeza kugenda wimuka ndetse ugata imitungo wabaga ufite. Ibi byanatumye Marie Curie akurira mu buzima butari bwiza. Uyu muryango Marie Curie yavukagamo wakoraga umurimo wo kwigisha, aho se umubyara witwaga Władysław Srokodowski yigishaga imibare n'ubugenge. Ibi byanatumye akangurira abana be kuzabyiga, ariko abavandimwe ba Marie Curie ntago bo byari bibafasheho. Marie Curie we wabonaga bifitiye inyota ndetse n'ishyushyu rikomeye ryo kuzabyiga. Nk'uko nabikubwiye haruguru, agace umuryango wa Marie Curie wari utuyemo kacungwaga n'Uburusiya. Uburusiya rero bwaje gutanga itegeko ryo guhagarika amalaboratwari mu bigo by'amashuri byari biri muri kiriya gihugu cya Pologne. Ise wa Marie Curie wari umwarimu, yahise afata ibikoresho yakoreshaga muri laboratwari abijyana mu rugo iwe, nuko atangira kwigisha abana be uko ibyo bikoresho byakoreshwaga n'uburyo umuntu akora ubushakashatsi. Aha Marie Curie icyo se yavugaga yahitaga gita mu gutwi, ubundi akiherera akavanga uduproduwi dutandukanye nk'uko se yabaga yabiberetse, akabona bibyaye ikindi kintu akishima cyane. Nyuma gato hari mu mwaka w'1876 ise wa Marie Curie yaje kuraswa n'ingabo z'Abarusiya mu kavuyo kari kubera i Warsaw muri ka gace bari batuyemo. Ibi byatumye mama wa Marie Curie, Bonisława Srokodowski, asezera ku kigo nawe yigishagamo.
Iki kikaba cyari ikigo cyari giherereye i Walsall kigagamo abakobwa gusa. Uyu mubyeyi yahise ajya kwita ku bana be. Nyuma gato yafashwe n'indwara y'igituntu maze iramuzonga, akurizamo no kwitaba Imana, asiga Marie Curie afite imyaka 10 gusa y'amavuko. Icyo gihe Curie yahise asigara ari imfubyi n'abavandimwe be. Abo mu muryango wa Marie Curie bamurwaniye ishyaka nyina amaze kwitaba Imana, nuko bamujyana kwiga kuko babonaga ari umwana uzaba umuhanga cyane. Atangirira mu kigo cyitwaga School of J. Skoluska, akivuyemo akomereza mu cyitwaga Gymnasium for Girls, ahakura impamyabumenyi ya mbere hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1883. Ahabwa n'umudari wa zahabu nk'umwana wari wahize abandi icyo gihe. Mu mwaka w'1884 yaje kujya kuruhukira mu miryango y'iwabo. Nuko mu mwaka w'1885 mu gihe yari mu biruhuko yakomeje kwihata amasomo ku giti cye, haba mu butabire ndetse no mu bugenge, kugira ngo azabashe guhangana n'abahungu muri ya masomo y'ubutabire ndetse n'ubugenge wasangaga abakobwa batinya cyane. Akiva mu mashuri yisumbuye yahise akomereza muri kaminuza yitwa Flying University. Nyuma gato, ubwo hari mu mwaka w'1890, Marie Curie yagiranye amasezerano n'umuvandimwe we witwaga Bronislawa kugira ngo ajye amurihira amashuri ya kaminuza. Uyu muvandimwe we ariko yahise yishakira umugabo, maze ibyo kurihira Marie Curie bihita bipfiraho. Marie Curie yahise amara umwaka n'igice yarahagaze kwiga, ariko akomeza kwigisha ku giti cye kuko yumvaga byanze bikunze azasubira ku ishuri kandi akaminuza. Mu mwaka w'1891 Marie Curie yabashije kubona ubushobozi buke, asubira muri kaminuza. Akihagera yarongeye agaragaza itandukaniro, akazajya arusha abo biganaga. Icyo gihe yakomeje gutangaza abantu, bamwe bakemeza ko byanze bikunze azavamo umuntu udasanzwe kandi ukomeye bitewe n'ubwenge babonaga afite budasanzwe. Ariko we iyo yabazwaga habukura yavugaga ko abikesha kwigana umuhate ndetse no kugira intego. Ubwo yakomezaga amasomo ye mu gihugu cy'Ubufaransa, aha ni naho yahise ajya muri kaminuza ya Paris akomeza mu bijyanye n'imibare n'ubutabire. Nuko mu mwaka w'1893 ahita ahabwa impamyabumenyi mu bugenge. Nyuma y'umwaka umwe nanone abona indi mpamyabumenyi nk'inzobere mu mibare n'ubutabire. Aha ni naho yahise atangira umwuga we w'ubushakashatsi muri siyansi. Mu gihe yari hari i Paris mu Bufaransa, yaje kumenyana n'umugabo wari umuhanga cyane mu bugenge witwaga Pierre Curie, akazajya amufasha kubona za laboratoire akoreramo ubushakashatsi. Nuko Marie Curie aza kumwishimira bitewe n'uburyo yabonaga mwitaho, amwereka buri kimwe cyamwisobaga. Ibi ntago byaje kurangirira aha. Marie Curie na Pierre Curie baje kwiyumvanamo urukundo. Nuko mu mwaka w'1895 biyemeza kurushinga, maze batura mu gace kitwaga Sceaux ho mu Bufaransa. Ariko biberaho mu buzima nk'abascientifique, aho bose wasangaga mu rugo bahuze bari gucukumbura utuntu, yewe bisomera n'ibitabo bitandukanye. Uyu mugabo Pierre Curie na Marie Curie baje kubyarana abana babiri gusa. Umwe yitwaga Irene Joliot Curie, undi yitwa Eve. Tubonye ubuzima bwa Marie Curie, reka noneho turebe nyirizina ibyo yavumbuye nk'umuscientifique byatumye yandikwa mu mateka nk'umudamu wesheje agahigo akavumbura byinshi bitandukanye muri siyansi. Mu mwaka w'1895 Marie Curie yavumbuye Rayon X. Uru rukaba rwari urumuri rwihishe rufite imirasire itagaragara ariko ishobora kwifashishwa mu gusuzuma umuntu igihe yagize ikibazo imbere ahataboneshwa n'amaso. Aha akaba yarifashishije elema yitwa uranium kugira ngo akore iyi mirasire ya X cyangwa se Rayon X.
Mu ntambara ya mbere y'isi, Marie Curie yifashishije ubu buhanga yari yaravumbuye bw'imirasire ya X akoresha icyuma cya radiography mu gusuzuma imbabare, abakomeretse ndetse n'abandi bagize ibibazo bitandukanye. Ibi byatumye agirwa umuyobozi w'umuryango utabara imbabare ku isi ari wo Croix Rouge icyo gihe. Ahagana mu mwaka w'1920, Marie Curie yavumbuye elema yitwa radium. Bamwe baramuhakanya kuri ubu buvumbuzi, atumirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barebe koko ari byo, nuko yitwaza grama ya radium. Wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Warren Harding. Icyo gihe nawe yaje kwemera resulta koko, avuga ko iyo elema ari radium. Leta y'Ubufaransa yahise yemeza kumugenera umushahara uhoraho kubw'icyubahiro bahise bamuha. Aha yahise anagirwa umunyamabanga w'agashami k'umuryango wa League of Nations kitwaga International Commission for International Cooperation. Aka gashami kari kagizwe n'abahanga gusa. Ahari mu mwaka w'1922. Nanone kandi uyu mugore Marie Curie yaje kwemererwa kuba umufatanyabikorwa ukomeye w'ikigo cyitwaga French Academy of Medicine mu bijyanye n'ubuvuzi. Marie Curie kandi niwe wavumbuye elema yitwa polonium. Aha yarongeye atungura abantu. Izi elema ebyiri yari amaze kuvumbura zaje kwemezwa, nuko iyi ya polonium bayishyira ku mwanya wa 84 kuri tableau periodique, naho elema ya radium yo bayishyize ku mwanya wa 88 muri elema 118 zigaragara kuri no tableau periodique yifashishwa nk'imfashanyigisho mu isomo ry'ubutabire mu mashuri. Ibi byahise bituma abandi ba scientifique bubaha Marie Curie ku rwego rwo hejuru rutari. Nanone yavumbuye ingufu zituruka kuri uranium, agaragaza ko zishobora kwiyongera bitewe n'ingano ya uranium. Aha yanavuze ko ingufu zitangwa n'uduce duto duto tugize elema ya uranium ari two twa atoms, ngo iyo dushwanyaguritse zishobora kwangiza ubuzima. Aha yahise atanga urugero avuga ko zitera ubushyuhe buvanze n'uburozi bwica abinyujije mu cyitwa radioactivity. Iyi mirimo ye yatumye aba umudamu wa mbere wahawe titre ya professeur muri kaminuza yizemo ya Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma yo kureba bimwe mu bintu Marie Curie yavumbuye, reka turebe noneho ibihembo yabonye bitewe n'ibikorwa bihambaye yakoze muri science. Marie Curie niwe mudamu wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro kizwi ku izina rya Prix Nobel cyangwa se Nobel Prize hari mu mwaka w'1903. Iki gihembo yagihawe nk'umudamu wigaragaje mu bugenge. Mu mwaka w'1903 nanone Marie Curie yahawe umudari nk'umudamu w'indashyikirwa mu gukora ubushakashatsi muri science. Mu mwaka w'1904 mu bihembo byari bizwi ku izina rya Matteucci yahawe undi mudari w'ishimwe. Naho mu mwaka w'1907 yahawe igihembo nk'umugore wakoze cyane ku buryo bugaragara muri science. Mu mwaka w'1907 Marie Curie yarongeye ahabwa igihembo. Aha bamugeneye umudari w'ishimwe mu bihembo bitangwa bizwi ku izina rya Elliott Cresson. Mu mwaka w'1911 Marie Curie yongeye guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel nk'umuntu wabaye indashyikirwa mu butabire. Nyuma gato kandi yongeye guhabwa igihembo kizwi ku izina rya William Gibson nk'umudamu w'icyitegererezo hari mu mwaka w'1921. Urabona ko uyu mudamu yabaye rudasumbwa, akigaragaza ku rwego rw'isi mu gukora byinshi. Nanone ahise igendera nko mu myigire. Elema yavumbuye yaba polonium ndetse na uranium zirifashishwa na n'ubu mu masomo y'ubutabire. Icyuma cya radiography n'imirasire ya Rayo X ubu byifashishwa mu buvuzi bwa nonaha. Nibyo koko buri wese yashobora, upfa gukora ikintu gikunze kandi ukiyumvamo ugashyiramo n'imbaraga. Mwe mwakekaga ko science ishoborwa n'abagabo cyane, rero murabyiboneye ko atari byo, kuko imirimo ya Marie Curie ibinyomoza. Dusoza mbabwire ko Marie Curie aza ku mwanya wa 5 ku isi mu ba scientifique bakoze imirimo ihambaye isi ya none igenderaho. Njye wabateguriye iki cyegeranyo kuri Marie Curie, ndi Christophe Wizeye.